Birashoboka ko utinya urupfu cyane ku buryo ndetse wumva watanga ibyo ufite byose, baba abana bawe, umugore cyangwa umugabo wawe, umukunzi wawe niba utarashaka, ndetse n'ababyeyi, ariko ukagumana ubuzima ufite. Si wowe wenyine kuba abana b'abantu batangiye gutura kuri iyi si mu myaka ibihumbi byinshi cyane bishize bagiye barangwa n'ubwoba bw'urupfu. Ahanini gutinya urupfu bikaba byaragiye bigaragara nk'ikimenyetso cyo kutanasobanukirwa urupfu icyo ari cyo, cyane kuko biranagoye gusobanukirwa urupfu mu gihe binagaragara ko neza n'ubuzima dufite ubwabwo tutabusobanukiwe. Benshi bagize ikibazo gikomeye kibaza kiti: ese iyo abantu bapfuye bajya he? Ese nyuma y'ubuzima haba hari ubundi? Byatumye havuka imyizerere igiye inyuranye ku bijyanye n'ubuzima n'urupfu, ndetse na nyuma y'ubuzima cyangwa hakurya y'ubuzima, aho bamwe bise hakurya y'inkombe, hakurya y'inyanja n'ibindi bitandukanye. Benshi bibaza niba abantu nibapfa bazazuka nyuma, abandi bibaza niba koko ijuru n'ikuzimu bihari. Birema imyizerere inyuranye, ndetse tugenda nafite mu madini atandukanye. Nyamara kandi dufite mu madini twita ubukristo cyangwa Islam muri iki gihe, ikaba n'ubundi ifite inkomoko ku bupagani bwo hambere, mu Misiri, mu Basumeri, mu Bugiriki, Roma, ndetse n'ahandi hatandukanye. Akaba n'ubundi ariyo nkomoko y'ubukristo cyangwa y'imyizerere dufite cyane cyane ku buzima n'urupfu muri iki gihe. Reka tukubwire ko imico n'imigenzo ya kera yizeraga ku bijyanye n'ubuzima nyuma y'urupfu. Turanakubwira uburyo amadini atandukanye muri iki gihe yizera ubuzima nyuma y'urupfu, n'aho abantu bajya nyuma y'aho bapfiriye. Iki kiganiro ntikigucike, ube hafi kuri subscribe munsi y'iyi video. Uri kumwe na Sylvain. Tudatinze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, duhereye ku Banyamisiri tukubwira uburyo bizeraga ibijyanye n'ubuzima nyuma y'urupfu. Abanyamisiri bizeraga ko iyo umuntu apfuye nyuma ashobora gukomeza kuba, naho havuye kubaka ziriya piramide eshatu ubona mu Misiri, zirimo piramide ya Giza, aho bahambaga abami ndetse n'abandi bantu bakomeye cyane b'ibikomangoma muri izo piramide, bakabungabunga imibiri yabo mu buryo bitaga mummification, nk'uko bizeraga ko ngo ubugingo ndetse n'umwuka wabo Ka na Ba ngo biguma muri iyo mibiri kugeza igihe bazazukira ku munsi wa nyuma. Abanyamisiri bizeraga ko ngo nyuma y'ubuzima umuntu yambuka inyanja akajya mu isi y'ikuzimu, agacirwa urubanza, aho umutimanama washyirwaga ku munzani bagashyiraho nibaba iby'Imana y'ukuri n'ubutabera, maze ngo byagaragara ko umutima we uboneye, uwo muntu akaba umuntu mwiza, akoherezwa mu isi y'abantu beza, ariko ngo bakizera ko igihe kizagera ba muntu akongera kugaruka hano ku isi akazukira mu mubiri we. Iyo niyo mpamvu babungaga imibiri y'abami babo. Abashinwa ba kera bizeraga ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima hakurya yabwo. Iyo niyo mpamvu iyo umwami cyangwa ikindi gikomangoma gikomeye cyane cyo mu bwami cyapfaga, bamushyinguranaga n'abandi bagaragu n'abaja bari bakiri bazima bo batarapfa, nabo bakabica bakabashyingurana nawe cyangwa bakabashyingura ari bazima, kugira ngo bazagume kumukorera imirimo nk'uko bayimukoreraga muri iyi si turimo. Nyuma y'urupfu bamushyinguranaga imirimbo, imikufi, intwaro, ibiryo, imyambaro myinshi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, kugira ngo azagume kubikoresha nyuma y'ubuzima. Bikaba icyizere kigaragaza ko Abashinwa b'icyo gihe bizeraga ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Abasumeri bizeraga ko nyuma y'ubuzima ngo umuntu akomeza kubaho, ariko ngo akajya mu isi y'umwijima, ahari abantu bameze nk'ibicucu gusa, ngo badafite umubiri, badafite ibyishimo n'akababaro, ngo ahubwo bameze nk'ibihume. Abinkasi bo muri Mexique bizeraga ko ngo nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, ngo ariko bushingiye ku bikorwa umwana w'umuntu yakoreye kuri iyi si, ngo yaba yaragize neza akajya ahantu heza, yaba yaragize nabi akajya habi. Abagiriki nabo bizeraga ko nyuma y'ubuzima ngo hari inyanja ngari cyane itandukanye ubuzima n'urupfu, aho hakaba imana nyinshi cyane zitegekera ikuzimu, underworld, mwagiye mubibona mu bisigo ndetse na filime zikomeye cyane Hollywood yagiye ikora ku mico ya filime za kera, aho benshi bagiye bajya ikuzimu. Abarebye filime Gods of Egypt igaragaza uburyo bamwe bapfuye Imana Anubis ikaza ikabyutsa ubugingo bwabo muri bo, maze ikabujyana ikuzimu, bakabacira urubanza, bakabashyira ku munzani, bakabaha ibihano n'ibindi bitandukanye bitewe n'ibyo bakoze. Abasomye igitabo Pistis Sophia cya Gnosticism cyabonetse muri Egiputa mu isomero rya Nag Hammadi Library, havugwamo inzira yo kuva mu buzima kugeza mu rupfu, aho umuntu anyurira mu mayira maremare cyane n'imihanda y'ibihuru n'ibihonumanga n'amahwa akomeye cyane ajya ikuzimu. Abahindu nabo bemera ko umuntu wakoze ibintu bibi iyo avuye hano ku isi, ngo imana z'ikuzimu zimujyana. Iyo yakoze ibibi ziramuhana zikamuzerereza mu mahwa, mu bitovu, zimukurura zimubabaza cyane mu mabuye, zimukurubeta hasi atakababazwa. Hari aho zimukura uruhu, hari aho zimushyira inyamaswa nk'intozi n'izindi nyamaswa ziteye ubwoba, zikamuhanira ibyo yakoze. Nyuma ngo yamara kwezwa akongera agasubizwa ubuzima, maze akagarukira kuvukira hano ku isi mu byo bita reincarnation. Ibyo ni bitandukanye cyane nuko n'ubundi nyine idini ry'Abahindu ndetse n'Ababuddhism, amadini yiganje cyane mu Bushinwa no mu Buhinde muri Aziya, yizera ko nyuma y'ubu buzima bamwe muri twe bapfa, abari bataragera ku rugero rwo kubonera cyangwa ngo babe abantu bashijutse babonye enlightenment, umucyo no kumurikirwa, ngabo ngabo baragenda bagera munsi y'ikuzimu, ngo bikagaragara ko badashyitse cyangwa ko mu by'ukuri badakwiriye kujya muri nirvana, icyo twagereranya n'ijuru mu myizerere y'Abakristo. Ngo iyo wabonye umuntu adakwiriye bamugarura hano ku isi akongera kuvuka, yaba ari nk'umuntu cyangwa inyamaswa cyangwa inkende. Akaba ari niyo mpamvu Abahinde benshi cyane batarya inka, kuko bizera ko ziba zaravukiyemo abantu babo bapfuye kera. Aho twakubwira ko iyo myizerere idatandukanye cyane nyine n'iyo abo twakubwiye Abatao bizera, ndetse n'Abashinto. Uwitwa Buddha, ubwo twageze mu myizerere, nawe yigishije ko mu by'ukuri iyo umuntu apfuye yarabaye umuntu mubi, apfa nyine akajya ikuzimu, yagerayo bakamugarura kubabarizwa hano ku isi, mu byitwa uruziga rwa karma na samsara, kubabazwa, kwishyurira ibyo wakoze. Ngo waba warakoze ibintu bibi muri ubu buzima ugapfa,
ukazagaruka mu buzima bukurikiyeho ubabaje urakamuka, uri umutindi usabiriza ku muhanda, cyangwa uri umuntu urwaye indwara zanze gukira ngo iyo aba ari karma, ngo aba ari samusari iri kuguhana. Ariko kandi ngo umuntu wabonye umucyo ngo yinjira mu isi y'abatware cyangwa se abamasters bakomeye cyane bamurikiwe, maze nawe akaba imana mu zindi, aho atandukana n'uruziga rwo kuvuka no gupfa. Akaba hari umuntu udafite irari, udafite ibyifuzo cyangwa icyo ari cyo cyose akennye, ngo bagacukubira no kongera kuvuka. Ari nayo magambo Buda yavuze ubwo yari amaze kuvuka, ngo yaravuze ngo uyu ni Buda udashidikanywaho, uko niko kuvuka kwanjye kwa mbere n'ukwa nyuma. Bigaragaza ko Buda yizeraga ko mu by'ukuri umuntu ashobora gupfa kongera akavuka. Tugeze ku myizerere ya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu bwami bwa kera Abanyarwanda bamwe na bamwe bizeraga ko hariho ijuru. Iyo nabo bakuye igitekerezo cy'uko ngo witwa Gihanga ngo Mujana yavuye mu ijuru kwa Shyerezo Nkuba na Mirabyo, azanye inka n'abagaragu n'abagore, agategeka u Rwanda, agacana umuriro wa Gihanga. Bizeraga ko nyuma y'ubuzima abapfuye bahinduka abazimu, bakaba ibicucu bishobora kugirira nabi cyangwa neza abazima. Akaba ari nayo mpamvu babagushaga neza, bakabaterekera, bakabaha ibitungwa, bakababagira intama n'inka ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, bakabashyirira ibiryo ku bicaniro n'ahandi hantu kugira ngo babagushe neza, ndetse bamwe bakajya no kubabaza iby'ahazaza, kuko bizeraga ko abantu babo bapfuye bashobora kuba baragize ubumenyi bwinshi cyane ku bijyanye n'ubuzima, bakaba bamenya n'ibiri imbere. Twinjiye mu madini ya gikristo dufite muri iki gihe, aya madini duhereye kuri Kiliziya Gatolika yizera ko abantu bari hano ku isi iyo babaye abantu beza, iyo bapfuye bajya mu ijuru bagahabwa imibiri nk'iy'abamarayika, bakabaho bishimye, ariko kandi ko ngo nyuma y'imyaka 1000 ngo bazagarurwa hano ku isi bakongera kuzukana imibiri yabo, maze bakabaho bishimye hano ku isi iteka ryose. Nyamara kandi ngo ababi iyo bamaze gupfa ngo bajyanwe kuzimu ko babazwa iteka ryose mu muriro utazima, mu gihe abari hagati abakoze ibyiza bakabivanga n'ibibi, abo Kiliziya yigisha ko ngo bari muri purgatori, aho bagiye kubanza gusukurirwa kugira ngo nibamara gucya bazajyanwe mu ijuru nk'uko abandi bose bahari. Abayisilamu bigisha ko hari umunsi w'urubanza, aho abantu bose bapfuye bazazuka bakajyanwa mu ijuru cyangwa se bakabona ibyishimo by'iteka ryose. Bivuze ko nabo bizera ko kuzuka kuzabaho. Abahamya ba Yehova ndetse n'Abadiventiste bizera ko iyo abantu bapfuye babirangiye nta handi hantu bajya. Bo ntibizera ko umuntu agira ubugingo bushobora kuguma kubaho nyuma y'urupfu, ahubwo bavuga ko iyo umuntu apfuye azima nk'uko buji Yehova ikazima. Nyamara ngo ku munsi wa nyuma ngo Imana ikazibuka abo bantu bapfuye, ngo ikongera ikabahamagara, maze bakongera bagakanguka nk'uko wazimya buji ukongera ugacana ikibiriti ukongera ukayatsa. Amadini menshi ya Giprotestanti nayo yizera nk'uko Kiliziya Gatolika ibyizera, kuko yigisha ko hano muri ubu buzima iyo ubaye mwiza ugapfa Imana ikujyana mu ijuru, ariko ngo ku munsi w'urubanza izakugarura hano ku isi ikakuzura, ikagusubiza umubiri mwiza cyane nk'uw'abantu, maze ukishimana n'abantu bawe bapfuye wabuze. Ariko kandi bizera ko abanyabyaha n'abantu bakoze ibyaha bagapfa ari babi bapfiriye mu byaha batihannye batabatije, ngo iyo bapfuye bajye kuzimu kubabazwa iteka ryose, ndetse ngo batazigera bababarirwa aho bari kumwe n'abamarayika ngo bakoze ibyaha, aho bahora barira baboroga bashirira nk'amakara y'ibijumba byashiririye mu furu. Iyo ni imyizerere itandukanye twakuganirira ku bijyanye n'ubuzima n'urupfu, ariko kandi ikihari kidashidikanywaho nuko bamwe mu banyabwenge ba kera cyane bo mu bihugu twakubwiye nka Misiri, tutari tuzi mu by'ukuri inkomoko y'ubwenge bari bafite, cyane ko bitanamenyekanye aho bakuraga ubwenge bari bafite. Bizeraga ko umuntu ari nka kopi ebyiri zifatanye, ko nyuma y'urupfu umuntu ashobora kuguma kubaho akanimenya, ariko kandi adashoboye gukontorora umubiri we, ndetse n'umubiri we ugatangira kubora. Bizeraga ko iyo umuntu apfuye ubugingo bwe bumuvamo, kandi bizeraga ko ubugingo nabwo bufite kwimenya, ku buryo n'umuntu gashobora kumenya ko yapfuye, akabona abantu bari kumuririra, akabona abana be bababaye, ndetse n'abantu be babayeho nabi bahohoterwa, akajya babona ariko adashobora kubavugisha, adashobora kubakoraho, badashobora no kumubona, ariko kandi akaba yabibona, ndetse akaba ashobora gutinda kuri iyi si cyangwa se akimuka akajya mu isi y'abapfuye kugira ngo areke kuguma kwitera agahinda. Bizeraga ko iyo upfuye utakaza ubushobozi bwo gukontorora umubiri wawe no kuwunyeganyeza, umubiri wawe ugatangira kubora, ariko bakizera ko ibitekerezo byawe bishobora gukomeza kubaho nyuma y'ubuzima na nyuma y'aho upfiriye. Ibyo bitandukanye n'amadini amwe n'amwe muri iki kinyejana yigisha ko umuntu ameze nka buji. Bakavuga ko iyo umuntu yapfuye aba ameze nk'umuntu bateye ikinya general anesthesia, bagiye kumukorera operation, surgery n'ibindi bibazo bitandukanye baba bagiye gukemura mu mubiri we. Umuntu bateye ikinya nta narota, nta kintu atekereza, nta n'icyo amenya, akenshi agarura ubwenge ikinya kimushizemo. Birashoboka ko nawe ufite imyizerere ya kubijyanye n'ubuzima n'urupfu, twakuganirira kuko bamwe babitekereza nuko babyizera muri iki gihe. Twakuganirira byinshi ku buzima n'urupfu bugacya bukira, nyamara kandi wabwirwa benshi bakumvwa na bene yo. Nawe ufite uburyo utekereza ubuzima n'urupfu, ibyo twakubwira byose ushobora kumva bimwe bifite injyana, ibindi ukumva ari imigani n'ibitekerezo nk'ibyo muri filimi za Hollywood na Bollywood mu Buhinde. Nyamara kandi ntitwirengagije n'amagambo y'umusore wari ukiri muto cyane w'imyaka itarenze 35 w'umuyahudi wo mu kinyejana cyiswe cya mbere, aho yagize ati ninjye kuzuka n'ubuzima, aho yagaragazaga ko uwo wese bahitamo gukurikira no kuyoboka inzira ye ngo atari kuzigera apfa, kuko ngo yari kuzabaho iteka ryose. Ntawamenya niba mu by'ukuri ushaka kubaho ubuziraherezo nk'umusozi cyangwa izuba, cyangwa se niba mu by'ukuri ubuzima wabonye bumwe bukunyuze kandi koko nyamara mu gihe ubuzima waba wabwishimiye ukanabukoresha neza, ubuzima bumwe burahagije. Ujye ubungabunga kandi ubaha agaciro nk'ahari bumwe, ibyejo bibara bejo, nakimuhana ngo kazi imvura ihise. Ndagushimiye. Wari kumwe na Sylvain, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao.